turashimira Imana kuko iduhaye undi munsi w'umugisha. Ni ubuntu bwayo, ni urukundo rwayo gusa. Ni umunsi w'155 muri uyu mwaka. Ni amahirwe Imana iduhaye yo gutera intambwe nsha mu byo turimo, mu byo tuvuga, mu byo dukora. Ni igihe cyo gutera intambwe nsha kurushaho. Umva icyo Imana ikoze. Nubwo nta mpinduka wabonye ku kintu wasengeraga, Imana yarabibonye. None icyo ikoze, iguhaye igisimbura icyo wabuze cyiza kurushaho. Ikiguhaye kigiye gusimbura kiriya wabuze, ni cyiza kurushaho. Turasoma igitabo cya Samweli, gice cya 12, umurongo wa 23 n'uwa 24. Igitabo cya kabiri cya Samweli, gice cya 12, umurongo wa 23 n'uwa 24. Haravuga ngo, ariko none amaze gupfa, ndiyiririza iki ubusa? Mbese nabasha kumugarura? Nzajya aho ari, ariko we ntabwo azagarukaho. Maze Dawidi ahumuriza umugore we Batisheba, atahiwe bararyamana. Bukeye babyarana umwana w'umuhungu, amwita Salomo. Uwiteka aramukunda. Haleluya! Dushimiye Imana ko icyo wasengeraga, icyo cyatumye wiyiriza ubusa, wifuzaga ko cyiza, wifuzaga ko cyaguka, wifuzaga kubona ari kizima, ariko ntabwo byakunze. Byakubabaje umutima. Icyo gihombo wagize cyaragukomerekeje, kandi wari wanasenze, ariko bisa nk'aho Imana itumvisha isengesho ryawe. Ndagira ngo umutima wawe ukomere. Dore Imana yongeye kuguhumuriza umutima. Nubwo icyo wasengeraga kitakemutse, nubwo wasenze ariko bikanga bigahomba, nubwo wasenze ariko ukanga ukomeza kubaho nabi, nubwo ibyo wasengeye atari byo wabonye, ntugire ubwoba. Imana iguhaye amahirwe yo kongera gukora bwa kabiri, kandi icyo ugiye gukora igiye kugiha umugisha ukomeye. Imana igiye kugikunda, Imana igiye kugishyigikira, igiye gutuma cyaguka, igiye gutuma kizamuka. Hanyuma muri cyo uzibagirwa igihombo wagize kuri biriya wasengeraga bitakunze. Mana, ndagushimye, ngushimiye ko ushumbushije mwene data. Agahinda yagize kubw'iki kintu cyanze kugaruka, urakamumaze kubw'icyo umuhaye cyo gusimbura icyo yaruzinze. Iki yatakaje urakoze kugishimbuje icy'agaciro kurushaho. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.